Amahoro amahoro, turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu Kristo, twishimiye cyane kubana namwe, tugasangira ijambo dusanga muri Bibiliya yera mu gitabo cyo gutegekwa kwa kabiri, ibice bitanu umurongo wa 29. Tukaza kuganira rero ku ijambo rivuga ngo ibanga riri mu guhorana umutima wubaha Imana. Reka dusenga Imana. Data wa twese mwiza, Imana ishobora ibintu byose, turakwinginze kugira ngo ubwami bwawe buze, icyo ushaka n'icyo ushima ari cyo kiba hagati muri twe. Tugiye kuganira ijambo ryawe, turasabye ngo Mwuka Wera aze abane natwe, habonekeho ihishurirwa ridasanzwe kuri buri muntu wese uzumvira ijambo. Umutima we uzanyurwe, hazabonekeho ihishurirwa rivuye kuri wowe. Mwuka Wera bitubashishe, Mwuka Wera arusheho cyane kubana natwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kadusoma ayo magambo, gutegekwa kwa kabiri, ibice bitanu umurongo wa 29. Haranditswe ngo, icyampa bagahorana umutima umeze utyo, ubanyubahisha, ukabitonderesha amategeko yanjye yose, kugira ngo babone ibyiza bo n'urubyaro rwabo iteka ryose. Amen, 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 haleluya. Ijambo ryiza cyane Imana iduhaye kano kanya. Imana ntago sinzi, Imana hari ikintu yifuje kuri twe, hari ikintu yifuje ku bantu bayo, hari ikintu yifuje kuri njyewe, hari ikintu yifuje kuri wowe. Imana yifuje ngo icyampa bagahorana umutima ubanyubahisha, kugira ngo bahore babona ibyiza iteka ryose bo n'urubyaro rwabo. Ibanga riri mu guhorana umutima wubaha Imana, niko twavuze, nicyo kintu tugiye kuganiraho. Bivuze ngo hari ibanga ku muntu wese uhorana umutima wubaha Imana. Ubundi mu buzima busanzwe tubamo, hari igihe ureba umuntu ukabona umuntu ari kukwifuriza ibibi, kandi ibyo bibi ari kukwifuriza we bimugezeho nawe yababara. Ariko uyu muntu abaye afite umutima uhora wubaha Imana, ntabwo uyu muntu nta na rimwe yashobora kwifuza ibibi ku bandi. Umuntu uhorana umutima wubaha Imana ntabwo agambana, kuko arabanza mbere y'uko yagambana, arabanza akavuga ati njyewe ngambanye byangendekera gute. Umuntu ufite umutima uhora yubaha Imana, yubaha Imana aho abantu bamubona, akubaha Imana n'aho batamubona, iminsi yose agahorana umutima wubaha Imana. Uyu muntu naho yaba ari umuntu w'umukene cyane, ariko akaba afite umutima uhora wubaha Imana, uyu muntu ntabwo ajya abura ibyiza mu buzima bwe. Haragera Imana ikamuteturura. Naho yaba ari umunyentambara zihoraho, ariko akaba afite umutima wubaha Imana, uyu muntu haragera Imana ikamuteturura, kubera ko ijambo ryatubwiye ngo icyampa bagahorana umutima ubanyubahisha, ubundi nanjye ngahora mbaha ibyiza bo n'urubyaro rwabo. Bivuze ngo harimo inyungu nini nyinshi ku muntu wese uhora yubaha Imana iminsi yose. Urubyaro rwawe rubyungukiramo, rugahora rubona ibyiza. Niyo waba utakiriho, waravuye mu isi, waratabarutse, abana bawe bazahora babona ibyiza, kubera ko papa wabo, kubera ko mama wabo yahoranaga umutima wubaha Imana. Haleluya. Nkwifurije nk'uko Imana nayo ikwifurije guhorana umutima wubaha Imana. Ibanga ryo guhorana ibyiza ni uko uhorana umutima wubaha Imana. Ibanga ryo gutera imbere ni uko uhorana umutima wubaha Imana. Wambwira ati se abandi bantu batubaha Imana ntibatera imbere? Batera imbere, ariko ibyabo bigira garanti. Hari aho agera bikanyeganyega, ibyo twese turabizi, bikanyeganyega, ariko
umuntu wubaha Imana n'iyo haza ibimunyeganyeza ntabwo uyu muntu ajya anyeganyega kuko umutima we uhora wiringiye Imana. Uyu muntu niyo haza ibintu bimeze mbese bishobora no kumukuraho, aravuga ngo naho napfa nzi ko Imana yanjye inkunda. Nta kintu kimunyeganyeza. Umuntu uhorana umutima wubaha Imana ntabwo anyeganyega, ntabwo atinya ibihe, nubwo ibihe biba bigoranye. Twese tubinyuramo mu isi, yaba ari abakiranutsi yaba ari abakiranirwa, abantu bose babinyuramo. Ariko uko umuntu ufite umutima wubaha Imana yabinyuramo, siko umuntu utubaha Imana yabinyuramo. Hari ahantu umuntu wubaha Imana yanyura, utayubaha ntaharenge. Icyampa niko Imana yifuje, aka kanya ugahorana umutima wubaha Imana. Icyo nicyo kizaguhesha guhora ubona ibyiza. Niyo wahura n'ibibazo uravuga ngo bizarangira. Icyo nzi cyo bizarangira, kandi nibirangira, nyuma yo kurangira kwabyo hariho umunezero. Nta na rimwe umuntu uhora wirinda azigera amera nk'umuntu utirinda. Dutangira navuze ngo inyungu yo guhora wubaha Imana, inyungu ntushobora gukora ikintu kibi kuko mbere y'uko ugikora ubanza ukitekerezaho. Umuntu wubaha Imana niyo yaba yumva rwose pe hari aho yacitse intege, aratekereza akavuga ati se iki kintu njyewe bakinkoreye ntago cyambabaza, ubwo icyo gihe agahita akireka. Umuntu ufite umutima wubaha Imana, umuntu ufite umutima wubaha Imana ntabwo agambana. Mbere y'uko byanamuzamo aravuga ati ariko se ubu ari njyewe bagambaniye byanezeza, icyo gihe agahita abireka. Ntabwo ashobora kubeshyira abantu. Hari abantu bajya bahimba inkuru ku bandi, ntashobora guhimba inkuru zakwicisha mugenzi we cyangwa zamutaba mu bibazo, ntashobora kubikora. Umuntu ufite umutima uhorana kubaha Imana muri we. Ikizakubwira ko muri we harimo umutima rero wo kubaha Imana ni uko uzirinda ibibi muri wowe, nta muntu ubikubwirije, we wenyine urebe uvuge ngo ndamutse mpemukiye umuntu, mbere y'uko muhemukira wabanza ukitekerezaho, ukanabitinya ukavuga ati njyewe bampemukiye se sinababara. Mbese ugahora wibwira amategeko y'Imana buri munsi. Umuntu uhora yibwira amategeko y'Imana, uyu muntu naho amapfa yatera ntabwo Imana ijya imureka, Imana imucira akanzu. Icyampa rero nawe ugahorana umutima wubaha Imana. Inshuti yanjye, muntu w'Imana, yaba njyewe cyangwa wowe n'abandi, mureke twifuze guhorana umutima wubaha Imana kuko niryo banga ryo kubona ibyiza iminsi yose. Kubera ko niyo haba hari mu bibazo, Imana iraguhumuriza ikakubwira ngo mwana wanjye uhumura, ndabana nawe, nzabana nawe, imbere hari iminsi mibi ariko nzabana nawe. Imana ikakuganiriza, Imana ikakumenyesha ibyenda kubaho, Imana ikagusura, Imana ikakubwira ati cunga sana, hano imbere ntago bimeze neza, iyi nzira yireke nunyure muri iyi ngiyi. Imana ikagenda ikubwira ikakumenera amabanga. Iyo umuntu ahorana umutima w'Imana amenya amabanga y'ibizaba. Imana iramuganiriza, Imana ikamubwira, akumva ijwi ry'Imana, akumva Imana imuganiriza mu mutima, akumva aryohewe no gusoma ijambo ry'Imana. Niyo yacitse intege yongera kumva ihumure riri muri we. Ntabwo umuntu uhorana umutima wubaha Imana ntabwo apfapfana. Ntabwo uyu munsi aba ahagaze ngo ejo abe yaguye. Ahora atinya Imana muri we.
umuntu uhorana umutima wubaha Imana ntabwo atekereza ngo hano abantu ntago bambona, ahora yumva hari ijisho rimureba. Nawe ujye uhora wumva ko hari ijisho rikureba, ababyeyi badahari cyangwa inshuti cyangwa umugabo cyangwa umugore, ujye uhora wumva ko ijisho ry'Imana riri kumwe nawe. Muhabwe umugisha, amen.